ndabasuhuje mwese bitewe n'ibice by'isi bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo amahoro y'Imana abane namwe. Muri village Rugwiro ku tariki ya 5 z'ukwezi kwa munane habereye inama ya ministry yafatiwemo ibyemezo byinshi bigiye bitandukanye ngira ngo tuze kugarukaho aka kanya uyu mwanya wa none. Mu by'ukuri hari hasize iminsi mike bafunze inganda zikora inzoga ndetse bahagaritse itumizwa ry'inzoga mu mahanga byose bikweho burundu. Icyemezo kiza cyafashwe rero ni kimwe mu byemezo byashimishije abanyarwanda benshi bakunda gusenga, abanyarwanda dukunda kuba mu nzu z'Imana, byadushimishije cyane kuruta ibindi bintu byose. Insengero zari zisanzwe zarafunzwe kugira ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko zafunguwe. Abakaridinari ndetse n'abayobozi b'amatorero mu gihugu bari bitabiriye inama bose barenga 35. Bimwe mu byemezo bafashe nibyo byatumye inyinshi mu nsengero zo mu turere hafi ya twose uturere 30 t'u Rwanda nyinshi muri zo zongera gufungurwa zikaba zirimo gukora ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo kuva uyu munsi ku wa gatandatu abadivantiste n'abandi bose basenga ku munsi wa gatandatu abo ngabo bemerewe kujya mu rusengero. Buri rusengero rwose rwahawe uburenganzira bwo kongera gukora, rwemerewe gufungura guhera uyu munsi rukongera rugakomeza. Ruvuga ngo ku cyumweru izindi nsengero zose zafunguye nazo cyangwa se bahaye uburenganzira bwo kongera gukora nazo zirongera zifungure neza burundu, hanyuma gusenga byongere bikomeze. Bibaye nyuma rero yuko abaturage benshi basanzwe mu by'ukuri bari barababajwe n'icyemezo cyo guhagarikirwa gusenga, bari barababaye bavuga bati leta y'u Rwanda ndabona ishaka kwimika ibintu by'inzoga cyangwa se bindi idashaka ko abanyarwanda basenga. Noneho ubu ngubu ndagira ngo ikintu geri nuko leta y'u Rwanda yamaze konfaminga cyangwa se kwemeza aba baturage ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda kubifata ibyemezo nka biriya ataruka ibishaka ko bareka gusenga, ahubwo hari ibintu byinshi ibigenderaho kugira uyu munsi wa none. Bitewe n'ibyo ngibyo bigenderwaho, inama yabaye yitabiriwe n'abakaridinari barenga 35 n'abayobozi b'amatorero, hanyuma na perezida wa leta y'u Rwanda, bose bakoreye hamwe bemereye mu by'ukuri insengero zimwe na zimwe kongera gufungurwa. Ndagira ngo abari byo tuze kugarukaho izo nsengero turebe ngo nizeze zemerewe gufungurwa nabaye batemerewe gufungura insengero guhera uyu munsi kwa gatandatu. Hanyuma rero twihuse ndagira ngo ibi bintu tubyanzikira hangana none zimwe mu ngingo zigenza, ariko ngira ngo tuze kugarukaho hari andi makuru twagenda tutavuzeho. Nanone turaza kuvuga ku buryo amafaranga y'ishuri yazamuwe, nabyo ni bimwe mu bintu birimo guca cyangwa se birimo kuvugisha benshi mu banyarwanda kugira uyu munsi wa none. Amafaranga y'ishuri yazamuwe, ndetse turaza no kugaruka gato ku buryo bwatumye cyangwa se icyatumye inganda nyinshi zifunga ahangaha mu Rwanda zisanzwe zikora inzoga z'ibyuma ndetse n'ibyoto. Hanyuma tuze kugaruka ku kugambanirwa ndetse na ruswa iri muri FDA kugira ngo biriya byose bibe, kugira ngo kuva ku inganda zitangira gukora kugira uyu munsi wa none zafunze. Nibyo mu by'ukuri ngira ngo tuzi kugarukaho muri rusange. Ni amakuru ahangaha mbafitiye mu by'ukuri y'imbere cyane utasanga ahandi hantu usibye kuri Rwanda Media Info. Ndagira ngo rero mu by'ukuri tubane muri aya makuru, nyaboneka ntihagire ikintu uza guhusha bitakuyobera. Hari hashize igihe kitari gitoya abanyarwanda benshi badasenga ndetse n'abajya gusenga bakajya gusengera ahantu hakore cyane, bakavayo bananiwe ndetse bakageraho banakererewe, bamwe babizi icyuya cyinshi cyane. Ibyo ngibyo byari rimwe mu byatumaga benshi banga leta y'u Rwanda bavuga bati barimo kutubuza gusenga. Hanyuma rero uyu munsi wa none ndagira nkubwire ko ni ibintu bishimishije, ni ibintu by'agaciro kongera kumva amakuru nk'aya ngaya yo gufungura insengero zikongera zigakora zikabwa uburenganzira bwuzuye, hanyuma nyine bwo gukora ndetse no kongera kuyoborwa n'abayobozi b'amatorero nyine bari basanzwe bayobora izi nsengero nk'uko nyine bisanzwe cyangwa se nk'uko namaze kubigusezeranya. Ndagira ngo nkubwire zimwe mu nsengero bagiye bafungura ahangaha mu Rwanda, harimo nk'insengero ni ukuvuga mu mujyi wa Kigali. Reka ndeke kuzisoma ahubwo ngende mvuga umubare w'insengero. No kuvuga ngo ibintu iyo urwanyu niba urusengero rusanzwe insengero rwafunguwe, amakuru araza guhita amenyekana, ntabwo uri buze kubiyoberwa. Gusa ndagira ngo mbabwire imibare y'insengero bagiye bafungura muri buri karere kugira ngo ibintu bize koroha muri rusange. No kuvuga ngo hari insengero nyinshi bagiye bafungura nko mu mujyi wa Kigali. Bafunguye insengero zigera kuri 25 zari zisanzwe zifunze kugira uyu munsi wa none kubera ko zitari zujuje ibisabwa byo gukora. Hanyuma tuze kugaruka nanone mu ntara y'Amajyaruguru bahafunguye insengero zigera kuri 30. No kuvuga ngo akarere bafunguyemo insengero nyinshi na akarere ka Musanze, kuko bagafunguyemo insengero zigera ku 8 zari zisanzwe zarahagaritswe burundu. Hanyuma uyu munsi wa none zikaba zirimo gukora ku bantu bari basanzwe baziteraniraho. Ubu ngubu bajya gusenga nta kibazo. Zimwe muri izo nsengero zari basanzwe barahagaritse harimo nk'urusengero rwa rusanzwe ruzi cyane nk'uruzwi nka Foursquare, hari urusengero rwa ADPR Nkombo, hari urusengero rwa ADPR
Adeperi Muhoza. Izo ngizo ubu ngubu kugera uyu munsi wa none ni zimwe mu nsengero ziri ku rutonde zirimo gukora, ndetse n'izindi zisanzwe zikorera hariya mu karere ka Musanze. Urugero uyu munsi zafunguwe, ndabona muri Gakenke hari insengero zigera kuri 5 bahafunguye. Nkaza kubona nanone mu karere ka Rulindo bafunguye insengero zigera kuri 3 ubu ngubu uyu munsi wa none ziri gukora. Hanyuma tuzi kunyarukira mu ntara y'Iburengerazuba naho bari insengero nyinshi bagiye bafungura kugira uyu munsi wa none ziri gukora. No kuvuga ngo mu karere ka Rubavu naho bafunguye insengero zigera ku nsengero 6. Hanyuma mu karere ka Rusizi bafungura insengero zigera ku nsengero 4. Ndaziguruka nanone muri Nyamasheke bafunguye zigera kuri 5 naho kugera uyu munsi wa none. Tuzi kugaruka mu ntara y'Amajyepfo naho ndabona bafunguye muri rusange zose hamwe izigera kuri 12. Turaza kureba n'Iburengerazuba bafunguye izigera ku 8. Hanyuma rero mbere yuko tuzisoma cyangwa se tuzibabwira ngo tubabwire ngo nizihe amazina yazo, tugiye tuzitondekanya buri rumwe ku rundi, ndabona bitari buze gukunda. Gusa turaza kubabwira nyinshi muri zo kugera uyu munsi wa none zifunguye cyangwa se zafunguye imiryango zirimo kongera gukora. Zimwe mu z'ingenzi cyangwa se zari zisanzwe zifite abakristo benshi, izo ngizo turaza kuzibabwira zafunguye kugera uyu munsi wa none. Gusa ndabona mu by'ukuri muri rusange benshi mu banyarwanda babyishimiye cyane, benshi mu bakristo babyishimiye cyane, barimo kuvuga bati ubu ngubu abasinzi bishimye barimo gufunga insengero. None dore uburyo leta y'u Rwanda ari leta nziza, ifunze mu by'ukuri, ihagaritse inzoga, ifunga ibi binyobwa n'inzoga z'ibikorano zirimo kwica abanyarwanda. Hanyuma ikurikizaho ikijyanye no gufungura insengero no kongera gutanga uburenganzira authority ku banyarwanda bifuza gusenga ndetse no gukomeza ibijyanye n'amadini n'amatorero. Bagira ngo mbwire ko ibyinshi byafatiwe muri imyanzuro myinshi yafatiwe muri iyi nama yari yitabiriwe n'abakaridinali n'abayobozi b'amatorero 35 ndetse na perezida wa leta y'u Rwanda Paul Kagame. Zagiye zigaruka ku bintu byinshi. Hari imyanzuro igira kuri 33 bafashe nubwo bafunguye izi nsengero. Nyine muri rusange bafashe indi myanzuro izi nsengero zigomba gukurikiza cyangwa se amategeko n'amabwiriza agomba kuzigenga mu mikorere yazo ndetse n'ubuzima gatozi bwazo umunsi ku munsi. Imwe muri iyo myanzuro rero igomba kubagenga cyangwa se igenga imikorere yabo, ni ukuvuga ngo buri rusengero rugomba kuba rufite urukarabiro cyangwa se rufite ahantu ho gukarabira hagari, ndetse kandi mu by'ukuri ku buryo abakristo barimo gukaraba bagomba gukaraba bisanzuye bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune bibasukura intoki bikica mikrobe zose byuzuye. Ibyo ni bimwe mu bizagenzurwa cyangwa se bizakomeza gukurikiranwa na leta y'u Rwanda ku nsengero zafunguwe. Ikindi ni ukuvuga ngo buri rusengero rwafunguwe rugomba kuba rufite parikingi ndetse ruri ahantu hisanzuye ku buryo abaje gusenga bafite imodoka bagomba kugira parikingi naho guparika, ndetse n'abandi bose. Ni ukuvuga ngo inzego za leta zize kugenzura cyangwa se zije kureba uburyo imikorere y'urusengero imeze cyangwa se uburyo umutekano urimo kugenda, bagomba kubona aho baparika. Ndetse mu gihe n'abasenga cyangwa se gusenga birangiye, ni ukuvuga ngo basohoka mu rusengero bagomba kubona aho basohokera, nyine atari ugusohokera mu kantu utamenya ko ariko mu karyango k'amavene cyangwa se akantu kameze nka korodori. Ndagira ngo zimwe mu nsengero zari ziteye gutyo cyangwa se zari zisanzwe ziri mu mago cyangwa se ziri mu biturage ahantu ubona ari hatoya cyane, kugira uyu munsi zimwe muri zo nta nubwo bigeze bazemera cyangwa se bongera kuzifungura. Hanyuma nanone ikindi kintu kiri kurebwaho ni ukuvuga ngo ni ukureba niba urusengero ruri ahantu hisanzuye hatari mu mago rudateza umutekano muke. Ni ukuvuga ngo kuba urusengero ruri mu mago y'abantu ibyo by'ubwabyo biteza umutekano muke. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu usanga umuntu yari asanzwe ananiwe cyangwa se arimo kuruka uyu munsi ayibereye mu rugo, ugasanga kubera ko aturanye n'urusengero baramusakuriza cyane, bize gutuma muri rusange basa n'abaraza kuba barimo kumubangamira. Ikindi kintu kirebwaho ni ukureba ngo ese urusengero rwujuje ibyangombwa byo kugira ngo amajwi atere gusohoka hanze mu gihe abasenga barimo kuririmba cyangwa se barimo kuvuga amajwi ari hejuru. Ibyo ni ukuvuga ngo hari ibyuma bita za sound proofs bigenda bitangira amajwi bikaza gutuma amajwi adasohoka hanze, cyane cyane ku nsengero ziri mu mijyi ndetse n'insengero zegereye ibiturage cyangwa se zegereye izindi sosiyete ziba zidashaka urusaku cyane. Aho ngaho rero insengero zitegetswe gushyiramo sound proof ku buryo amajwi atagomba gusohoka ngo agire undi wese abangamira uri hanze aho ngaho. Hanyuma rero ikindi nababwira ko uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo hari inganda zigera ku nganda 8 zisanzwe zari zikora inzoga ahangaha mu Rwanda, inzoga zizwi nk'inzoga z'ibyoto cyangwa se ibyo dusanzwe tuzi nk'ibyuma. Izo ngizo zarahagaritswe, harimo nk'izo benshi twari dusanzwe tumenyereye nka NBG. Ni uruganda rwari rumaze gufata izina rwamamazwa, dore ko no kuri radio Rwanda cyangwa se televiziyo Rwanda hamaraga kuvamo makuru cyangwa se umukino urangiye bagahita bamamaza, cyangwa se ndetse no mu gihe cy'imikino no mu makuru
itangazamakuru hose bakaba barimo kwamamaza izi nzoga. Ese ubundi byagenze bite kugira ngo twisange ahantu aho inganda zikora zigakora imyaka ingana gutya hanyuma bakaza kuzihagarika nyuma ari uko benshi bamaze gupfa no guhuma? Ibi rero nibyo bimwe benshi mu banyarwanda barimo kunenga bagira bati ibi ngibi ntabwo bikunda. Gusa ndaje nkubwire mu kanya ko mu makuru andi ari buze gukurikira ndaza kuba mvuga ku bintu bijyanye na ruswa yabaye muri FDA kugira ngo hatangwe ibyangombwa ndetse hanakorwe izi nzoga ndetse n'izi nganda zitangire gukora kandi zidakoresheje product cyangwa se product zikora zitandukanye nizo zavuze cyangwa se zatestingishije muri Rwanda Standard Board bakaziha ubuziranenge. Rero bageze mu nganda bahita badevia ibyo bagomba gukora cyangwa se ibyo babahereye SMAC niba bari byo bakurikiza abarongera. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo niba icupa rimwe abapimye ryari rifite standard rimeze neza bakajya barifata bakaribyazamo amacupa 3, ibyo bikaza gutuma benshi mu banyarwanda bahagirira ibibazo by'ubuhumyi. Ni benshi bahumye, ni benshi bamaze gupfa bishwe n'izi nzoga, ni benshi kugira uyu munsi bavuga ati ngiyo nayinyweye sinzi yumba ndi, ndetse uwo munsi ibibi wanjye nabyo ntabwo nzi ngo bibari ibiki. Hanyuma rero ndagushimiye twabanye kugira uyu munsi wa none, nizere nashidikanya ko umaze gusobanukirwa ndetse no kumva uburyo insengero kugira umunsi zafunguwe, kugira uyu munsi uburyo bafunze nyinshi mu nganda zikora inzoga. Dore ubu ngubu tugiye gukora utubari tw'igikoma, nyaboneka mujye muza mwitabira igikoma kiranahindutse kuruta ibyuma, muzaze mwitabire tunywe igikoma dusangire. Hanyuma rero ndabashimira iminsi twabanye kugira uyu munsi wa none. Iyi ni Rwanda Media Info, bye bye, twongere guhura mu makuru akurikira mu kanya.